Amavuta yo kwisiga. Uzumva umuntu avuga ngo nisiga amavuta y'amazi, undi ati nisiga igikotoro, undi ukumva aravuze ngo nisiga creme. Bikagucanga ukibaza aho aya mavuta yose atandukaniye. Ariko aya mavuta yose tuzagenda tuyagarukaho mu bindi bice bitandukanye. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku mavuta y'amazi. Amavuta y'amazi ubundi yisigwa mu buryo butandukanye. Bamwe bakavuga ko bayafungura, abandi ugasanga ayafashe nk'amavuta asanzwe aguze uko ameze mu icupa akaba ari ko ayisiga. Mu by'ukuri nkuko tubikesha inyandiko yanditswe n'ikinyamakuru The Diva, ni amavuta yagenewe gusigwa uruhu rw'amavuta. Ni ukuvuga ni rwa ruhu rukunze kuba ruyaga. Iyo yasize ku ruhu bituma kwa kuyaga kugabanuka. Bisobanuye ko ubwinshi buba buri muri ayo mavuta ni amazi ugereranyije n'ibindi. Ubundi hari ibintu bigera kuri 4 bigize amavuta y'amazi. Icya mbere ni amazi n'ubundi nkuko bivuzwe. Iki ni igice cy'ingenzi cyane nacyo kinini kigomba kuba kigize amavuta kugira ngo abashe kuba yajya ku ruhu bihure neza. Ikindi gice ni igice cy'amavuta. Ahangaha ni byinshi biba biri mu mavuta bishobora gutuma aya mavuta anyerera ku ruhu ku buryo yisiga koroshya uruhu. Ikindi nicyo bita emulgent. Ibi ni bituma amavuta n'amazi bigize amavuta y'amazi byifatanya ku buryo utisiga amavuta ngo ubone yatandukanye ameze nk'ayabaye amata yapfuye. Ikindi cyanyuma ni ibinyabutabire bitandukanye bishyirwa mu mavuta birimo retinol, antioxidant, aloe, cellulite busters ndetse n'ibindi bituma amavuta agira umwimerere wawo ku buryo ushobora kuyisiga akaba yagira uruhare runini mu kuba yahindura uruhu rwawe bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Hari ibyo kandi ibindi bongeramo birimo nka glycerine, ibihumura, petroleum jelly, amabara atandukanye atuma amavuta ashobora kuba aza afite ibara runaka, proteine zitandukanye zituma uruhu rumera neza n'ibindi bishobora kongerwa muri ayo mavuta kugira ngo arusheho kuba meza. Mu by'ukuri amavuta y'amazi ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukoroshya uruhu rw'uyisize rukarushaho kugaragara neza ubona rutemba itoto. Ikindi cya kabiri aya mavuta y'amazi bagomba gufasha ni ugusana uturemangingo tw'uruhu twangiritse. Ni ukuvuga niba ufite uruhu rwumagaye rukaba rwakoroha, niba ufite uruhu rushobora kwangizwa n'izuba cyangwa n'akandi kantu kariko kose uko gakozeho, aya mavuta nicyo abaje gukora no kugira ngo agufashe uruhu rwawe rusheho kuba rwiza. Hari ubundi bwoko kandi bw'aya mavuta y'amazi buba bushinzwe kugabanya ibibazo biza ku ruhu nka cellulite, nko kuba wabona uruhu rw'umuntu rworohereye cyane rumeze nk'ururimo utuntu tumeze nk'intoboro, bityo bikaba byatuma uruhu rwegerana ntirube rumeze nk'urwenda gutakara. Hari kandi n'ayandi bita anti-aging. Aya ni amavuta y'amazi noneho abashinzwe gutuma umuntu uruhu rwe rudasaza vuba ku buryo niba rufite nk'iminkanyari ruba rwakongera rugasubirana. Bene aya mavuta menshi abarimo retinol ndetse na vitamine E na antioxidant nyinshi. Hari kandi ayo bita anti-stretch mark. Aya ni amavuta y'amazi noneho yagenewe kwisiga babantu bafite amaribori. Aya kenshi akunze gukoreshwa n'abagore batwite bayasiga kunda kugira ngo ya mirongo iba yarajeho igende ishiraho burundu. Iyo tuvuze amavuta y'amazi rero ntago twakwibagirwa kubwira ko nayo abatandukanye. Hari ubwo uzabona amavuta y'amazi ateretse aho mu maduka acururizwa ukabona handitseho ngo moisturizing body lotion, ahandi ukabona handitse regenerating ndetse na anti-cellulite n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko se ibi biba bisobanuye iki? Ubundi ngo moisturizing body lotion ni imwe ya mavuta y'amazi akenshi nakundwa n'abagore cyane kuko icya mbere cyo ahindura uruhu. Ashobora kuba atuma uruhu rworohera, ashobora kuba atuma uruhu ruba naturel, cyangwa ashobora kuba akuraho amatashi ku ruhu, kimwe nuko ashobora kuba ari amavuta atukuza nkuko bamwe babyita. Akenshi aya mavuta bayongewemo ibinyabutabire bitandukanye ndetse n'ibindi kugira ngo bibashe kuyafasha yahindura uruhu. Urugero ni nka aloe vera cyangwa igikakarubamba gishobora kongerwamo kugira ngo uruhu rurusheho kuba rwiza kinakuriho amatashi. Hashobora kongerwamo kandi glycerine, yaba ari wowe uyishyiremo cyangwa se ukagura arimo glycerine ubusanzwe. Bene ubwoko bw'aya mavuta yongewemo ibindi bintu niyo bita moisturizing body lotion. Hari kandi noneho amavuta bita regenerating and strengthening body lotion. Aya ni amavuta akomeza uruhu akaba yanatuma uruhu rudakweduka. Aya nakunze gukoreshwa n'abantu bakuze kugira ngo uruhu rwabo rwongere rusubirane rube rwiza. Ikindi kandi ngo amavuta akunze kwisigwa cyane n'abafite uruhu rwakwedutse bitewe no gusama, nkamwe twavugaga mu kanya agendanye no gukuraho amaribori. Amavuta kandi yandi yo mu bundi bwoko nayo bita anti-cellulite body lotion. Ni amavuta umuntu yisiga bigatuma niba yaragize uruhu rubyibushye ubona rwajeho ibintu
bikabije byo kubyimbagatana ndetse no gucikamo imyobo itandukanye kubera umubyibuho, aya mavuta atuma uruhu rubasha kongera rukegerana, bigatuma umubiri wawe wongera kumera neza utitaye ku mubare w'amavuta wifitemo imbere. Aya mavuta kandi ngo agufasha no kubira ibyuya cyane kugira ngo ibiro bimwe na bimwe bibashe kugabanuka, bityo umuntu abashe kongera gusubirana uruhu rwegeranye. Ubu ni bumwe mu bwoko rero bw'amavuta y'amazi ushobora kujya wisiga ndetse n'ibyo waheraho mbere yo kujya kuyagura. Nuwongera kujya kugura amavuta ukabona handitseho moisturizing cyangwa se regenerating n'ibindi bitandukanye, uzajya ubanza umenye ngo ese ibi biri muri aya mavuta y'amazi biramarira iki. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagira ikibazo cyo kutamenya amavuta meza bakwisiga, ugasanga umuntu arashaka kwisiga amavuta ameze nk'ayo mugenzi we ariko atazi ko impu zabo zombi zitandukanye. Mirongo 95 n'ibice bitatu BNB FM Umwezi. Simply Sports.